Yesu ashimwe turabasuje kandi twongeye gushima Imana iduhaye ku bana namwe. Uyu ni wa mwanya n'ubundi tugeramo ibiganiro kuri channel y'Impemburo TV online. Ngira ngo ahari turi kugenda tumenyerana, mugenda mumenyera ibiganiro byacu tugenda dukora mu buryo bw'ivugabutumwa twagura ubwami bw'Imana. Mbonero no kugusaba rero kugira ngo tubane kandi kugira ngo ibyigisho ndetse n'ijambo ry'Imana uko umwuka azajya tuyobora ujye ubibonera ku gihe. Bigusaba kugira ngo ukore subscribe kandi uzabushigikiye ndetse n'irivuga butumwa dukora, kuko ukugenda ushyigikira ukora subscribe ndetse cyangwa se s'abonner mu gifaransa, ubugenda ushyigikira umurimo w'Imana dukorera ahangaha. Ngira ngo rero wowe ukurikiranye uyu mwanya tubaze dusengane kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, tumenye icyo Imana iri kuvugana natwe muri uyu mwanya. Ngira ngo rero reka dusenge kandi twese tubane. Imana turagushimiye, turaguhimbaje kuko ugira neza, uduhaye umwanya wo kugira ngo twumve ijambo ryawe kandi tubashe kugubwa neza muri wowe. Ndakwinginze Kristo kugira ngo umanukire kubana n'umuntu wese wumva ijambo ryawe, mwami akomezwe naryo. Wari ufite akaga n'amakuba ndetse n'ibibazo aruhurwe n'iri jambo. Tumenaguye imbaraga zose zari zifite ububasha ku bantu bawe. Duhamagaye ijuru ryera kugira ngo ribohore abantu ingoyi Satani yarababoshye, kandi guhera kuri iyi tariki igitangaza cyawe gituruke muri iri jambo, uruhure indushyi kandi urengere wari urenganye. Ukora igitangaza, ikiganza cyawe cyiza kigende gikore ku muntu wawe, yumve ihumure riguturutseho, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze rero, tugusabye kugira ngo mwami ugenderere buri wese, ufashe buri wese, usure buri wese. Mwami Imana, ibihe byiza, impemburo mwami zo mu mutima ziboneke ku muntu wese uri kumva ijambo ryawe. Ngucire bugufi rero kugira ngo byose bibe nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nshuti bakundwa rero mukurikiranye Impemburo TV online, mbere yuko tuza gusoma ijambo ry'Imana ndagira ngo mbanze basobanurire Impemburo TV online. Twagize igitekerezo cyo gutekereza impemburo kuko twabonaga hari ibihe bikonje, hari ibihe bigoye. Twifuza yuko Imana yahembura imitima y'abantu ariko inakoresheje ubutumwa bwiza tuvuga. Turavuga ngo rero reka dushyireho uwo mwanya, turabisengera, Imana iradushyigikira. Ndakwinginze rero mwene data kugira ngo tubane muri uyu mwanya kandi nawe ugire uruhari mu kugira ngo izo mpemburo ziboneke. N'ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa, rivuga ngo nuko mwihane muhindukire kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku mwami Imana. Ndagira ngo mbanze nkubwire ngo nta na kimwe tuzavuga kidaturutse ku Mana. Uzahembuka biturutse ku Mana, uzubakwa bivuye ku Mana, uzarindwa bivuye ku Mana, uzagurirwa imbago bivuye ku Mana, uzagira amateka mashya bivuye ku Mana, imbaraga zawe ziziyongera bivuye ku Mana. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ko impemburo nyirizina turi gusaba Imana zizakugeraho, kuko turi kwinginga ijuru ngo rigire icyo rikora, rihembura imitima ikakaye. Kandi ndakwinginze kugira ngo Imana nigenderera abandi ntigusige kandi nanjye ingereho. Urakoze cyane rero kuko tubanye. Imana iguhe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka hano mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho ni 13 umurongo wa 19. Haravuze ngo icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isiraheli. Abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko Abisiraheli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya ngo umuntu wese atyarishe uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye. Reka dusubiremo neza. Ariko Abisiraheli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya ngo umuntu wese atyarishe uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka
n'ingobe n'intorezo n'iryo gutyazaho ibihosho. Nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bo bari babyitwaje. Nuko abanyagihome b'Abafilisitiya barasohoka bigira mu nzira nyabagendwa y'Imikimashi. Twambukije amaso tugasoma mu bice 14 umurongo wa 6, havuze ngo Yonatani abwira uwo muhungu wari umutwaje intwaro ze ati ngwino twambuke tujye ku gihome cy'abariya batakebwe, ahari Uwiteka hari icyo yadukorera, kuko nta cyabuze Uwiteka gukiza akirishije benshi cyangwa bake. Umutwaje intwaro aramusubiza ati kora ibiri mu mutima wawe byose, hindukira dore ndi kumwe nawe, ndakora icyo umutima wawe wibwira. Yonatani aravuga ati nuko rero twambuke tujye muri abo bagabo twigaragaze, niba tubwira bati nimuhagarare aho tuhabasange, maze tuhahagarare twe kuzamuka ngo tubasange, ariko nibavuga bati nimuze hano, turahera ko tuzamuke, kuko Uwiteka ari bube abatugabije, kandi icyo nicyo kiri butubere ikimenyetso. Amen. Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo mbabwire ijambo ry'Imana ririmo ubuhanuzi bukomeye Umwami Imana ampaye kugira ngo tuganire. Mwene data, wowe urimo kumva ijambo ry'Imana uyu munsi, aba ni Abisiraheli, kandi Abisiraheli bagize igihe gikomeye cyo guhura n'akaga ndetse n'amakuba biturutse mu mibereho bari barimo. Ahangaha ngo bakennye intwaro zo kurwanisha. Iki gihe kirimo kwambura abantu intwaro, kuko intwaro ngo bagombaga gutwara ku rugamba ngo byari icumu ndetse n'inkota, ariko birababaje kuko ngo mu gihe cy'urugamba ngo bisanze bafite ibihosho, abandi bafite amasuka, abandi bafite impabuzo. Ntuze kumbaza ngo izo mabuzo zavuye. Ndaje nkubwire uruganda rushya Satani yazaniye abantu b'Imana kugira ngo rwice intwaro zibanze nyirizina Imana yari yarageneye abantu b'Imana bakwiye kwitwaza mu rugamba rwabo rwa buri munsi. Abisiraheli ngo bakennye intwaro zo kurwanisha. Nuza kureba uraza gusanga mu buzima bwa buri munsi iki gihe tugezemo abantu bamaze gukena intwaro zo kurwanisha, ku buryo urwego rw'umuntu agenda agatakara agasigara yarasigaye ari igishushushungwa, icyo bita ibikoresho byo kurwanisha ibyo. Ariko ubundi reka nkubaze, ubundi ko hari ibintu warwanye nabyo ukabitsinda. Icyambere, hari ibintu wakoze mu gukiranuka, ureka inzoga, ureka ubusambanyi, ureka ubujura n'ibindi. Hari ibintu wakoze kandi umuntu abona yuko wari ufite imbaraga. None niba warananiwe kureka ishyari, niba warananiwe kureka umujinya, niba warananiwe kureka ibyo bintu, hari utuntu twakwizingiyeho muri iki gihe, hari ibintu byagufashe bigaragara ngo intwaro wakoreshaga ntazigihari. Impamvu nkubwira ko zitagihari ni uko hari ibintu wanyuzemo bikomeye ndetse urabirwana urabitsinda, ariko ubu tuvugana byamaze gufata izindi ntera. Usigaye wumva hari ubuzima wumva bukurimo, ukumva hari ibintu byamaze kugufataho ijambo, ariko ngira ngo nkubwire ngo uracyafite amahirwe kuko wumva ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Aba Bisiraheli ngo bakennye intwaro zo kurwanisha, ngo bakena intwaro. Ngo bamaze gukena intwaro bakora irindi kosa rya kabiri, ngo bakajya bamanuka bakajya gucyariza mu Bafilisitiya. Ndagira ngo nkubwire ngo ikintu cyamaze kwica ubugingo kigatuma ndetse n'uyu munsi wa none imbaraga z'abadayimoni zifata ijambo ku mitima y'abakirisito, nuko bamanutse bakajya gucyariza mu Bafilisitiya. Reka mbanze isobanura iki ngiki. Ubundi iyo uvuze Abafilisitiya bagereranywa n'imbaraga z'abadayimoni, kuko Abafilisitiya nibo bari abanzi b'Abayuda muri icyo gihe. Ubu iki gihe cya none abakirisito umwanzi wabo ukomeye ni Satani n'abadayimoni. Abafilisitiya ngo bari bafite ubugome, ngo bakoze inama baravuga ngo tujye
tuza abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. ubu abadayimoni bafashe ingamba baravuga ngo tujye tuza abarokore gufata ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga amasengesho. Reka nkubaze, ni ryari uheruka gufata umwanya ukumva ufite umurongo mu ijambo ry'Imana ugasoma Bibiliya ukumva ufashe umwanya wo kwihererana n'Imana ukavuga ngo reka numve icyo Imana ivugana nanjye mu ijambo ryayo? Reka nkubaze, ni ryari uherutse gufata igihe cyo gusenga ukumva ufite ibihe byo gusenga? Ahubwo abantu muri iki gihe basigaye bakunda ibiryo kurusha umudaho. Umudaho cyangwa se ikimamiyo nibwo biri bwumvikane. Abantu baretse amasengesho, ariko namaze gusoma ijambo ry'Imana rirambwira ngo hari abadayimoni badakurwa muri kindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Ibyo wavuga byose, hari n'abantu bahugura abandi bati nta kimana ipfa n'ibiryo, ariko nagira ngo nkuhumurize, ariko nakubwira ngo ihumure baguhaye barakubeshye. Ibintu Yesu Kristo yakoze ni wowe uzabishobora. Ubundi se niba abadayimoni barabashiye kurwanya Kristo ari we databuja mukuru, ugira ngo wowe bazakorohera? Nta kindi kizakura mwabo badayimoni keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Ngo bakene intwaro barazikena pe, barazibura, bashakashaka into nini barazibura. Bakena intwaro y'amasengesho, bakena intwaro y'ijambo. Ndagira ngo ubwire ngo hari ibintu utegekesha ijambo, hari ibintu ubwira ijambo bikibwiriza, hari ibintu usengera bigahita bivaho kubera yuko imbaraga z'amasengesho zirakora. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nudasenga hari ibigiye kugufata mpiri, hari ibigiye kugucakira bitari bigufite. Uribwira ngo hari uko wabaye, ahubwo ubu ngubu Satani arimo gushaka ibindi bihosho n'izindi nyundo kugira ngo agukubitire mu cyico, noneho kugeza aho ashaka. Ariko ndaguhenda ngo ntuhe Satani urwaho, ahubwo wemerera ijuru rikurambura ikiganza cy'imbabazi. Ngo bakena intwaro, ngo baramanuka bakajya bajya gutyariza mu Bafilisitiya. Aba bantu bari gutyariza mu bapagani. Ubu abantu bari kwiga imvugo n'imyitwarire y'abapagani. Ubu abantu baramanutse, kandi ubundi urugendo rujya mu ijuru ntawe umanuka. Iteka ryose uko uzagenda wumva umanuka mu mavuta, umanuka mu bihe byo gusenga, umanuka mu kwihangana, umanuka mu kwera imbuto, umanuka mu gukunda bene data, umanuka ugenda umanuka uko wasuraga abantu, umanuka uko wabyukaga ugasenga, ugenda umanuka ujye umenya ngo buri gutyariza mu Bafilisitiya, umanuka mu kwera imbuto. Ubundi hari igihe umuntu ageramo akiyumva, kandi ubundi nta muntu uzagusuzuma. Reka nkubwire ngo isuzumiro rya mbere Imana yarishyize muri wowe. Isuzumiro risuzuma ubugingo bwawe ko ari buzima, Imana yaricometse indani muri wowe. None rero urashaka kugira ngo abantu bakubwire yuko ugikomeye, ukiri umunyembaraga? No, ahubwo nagira ngo nkubwire ngo genzura neza uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ngo by'umwana yaraheze kera, kuko ufite akaga gakomeye, urihesha amahoro, ariko umwuka w'Imana aracyagusura. Ese uracyagira inzozi nzima? Uracyagira iyerekwa se? Uracyagira umutima wumva unezerewe Imana n'agakiza kayo? Uracyagira ibihe byo mu mwuka? Uracyashakana Imana umwete? Uracyagira inyota y'ijambo ry'Imana? Uracyafite mu mutima wawe inzira z'igisiyoni? Ngo baragenda baracyaza ngo ariko bagezeyo basanga Abafilisitiya bamaze kubitegura. Ndagira ngo nkubwire ko abadayimoni bamaze kukwitegura. Icyo kora ni wemerera ijuru naryo rirakwiteguye kukwakira, ngo rikuzuze, haleluya, ngo rikuzuze imbaraga, uhangane n'ibyo bitero, uhangane n'iyo myuka mibi guhiga, uhangane n'iyo karande y'umuryango w'iwanyu, uhangane n'abo bazimu bashaka kukwica, uhangane n'izo mbaraga zishaka kugusenyera urugo, uhangane n'abo badayimoni bahagurutse kugira ngo bice ubuzima bwawe, uhangane n'abo bazimu bashaka kugira ngo barangizeho imibereho y'urugo rwawe, uhangane n'iyo myuka mibi ishaka kugira ngo ujye ugira inyatsi idacika. Ndagira ngo nkubwire ngo ijuru ryasamiye kukurengera. Ngo bageze mu Bafilisitiya, ngo bagiye gutyaza, bari bamaze kumanuka. Ndagira ngo nkubwire ngo ubundi imbaraga watakaje ukamanuka, ukagenda umanuka, aho ngaho niho Satani agufitiye. Ngo bagezeyo ngo basanga Abafilisitiya ngo bamaze kubakorera urundi ruganda tayari kera, bamaze kubashyiriraho icyo bita uruganda rushya. Ndagira ngo nkubaze, aho nturahaha ibikoresho byo mu ruganda rushya? Ibikoresho byo mu ruganda rushya se urabizi? Ngo bagezeyo aho bibwiraga ko bagiye gushakira amacumu n'inkota,
ngo basanga abafilisitiya bahashyize ibihosho, bahashyize impabuzo, bahashyize amasuka, ibintu by'ibikoresho ariko bijya gusa na bya bindi bari biteze. Ubundi umuntu ntagagwa burundu ngo ubone ko yavuyemo, ahubwo asigarana ibintu bimeze nk'imyitwarire ya gikirisito ariko itariyo, agasigarana ingeso zimeze nk'iz'abarokore ariko atarizo. ndagira ngo nkubwire ngo ahubwo garukira hafi, naho ubundi si yo yamaze kukota. Icyo kora amahirwe ugifite ni uko ukibasha kumva ijambo ry'Imana. Ngo baragenda barabiba. Ubundi uruhabuzo rwari rushinzwe iki? Ni ikikoresho bakoresha bahabura amakoma y'insina. Umuntu wese ufite igikoresho cyitwa uruhabuzo, aho waba uri hose niyo waba usenza yirindwi yagukuramo. Ntago byagutangaza kuba yanakuvanayo kandi yitwa umukirisito. Ahora acomora abandi, ahorana inkuru zitari iz'Imana, ahorana ibiganiro bipfuye, aguhamagara kuri telefone aho kuzuzwa ahubwo ukagwa, akubwira amagambo agucomora naho wari ugeze. Umuntu ufite uruhabuzo ashinzwe kuvana abandi mu bihe byiza, ashinzwe gucomora abandi mu buryo ubu cyangwa ubundi. Ndagira ngo nkubwire ngo kandi izo ntwaro Satani yamaze kuzikwirakwiza hirya no hino. Hari rero n'abafite ibihosho. Igihosho uravuga akavuga ati vuga uvuye hagagukubita, ibyo uvuze ati ceceka kagucecekesha mu buryo ubungubu cyangwa ubundi. Uyu rero afite intwaro y'igihosho, yagiye yibwira ko agiye gushaka intwaro yitwa icumu ndetse n'inkota. Inkota ni ijambo ry'Imana, icumu ni amasengesho. Amasengesho, icumu ni intwaro umuntu yoherereza umubisha uri kure ye. Isengesho ryambuka umupaka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubuzi intwari ikomeye, ubuzi intwari ikomeye. Isengesho niryo cumu. Isengesho umuntu arituma hakurya y'umupaka, isengesho umuntu arituma hirya yaho ari, isengesho umuntu arituma mu biratarimo, isengesho umuntu arituma aho atari, isengesho umuntu arituma mu nama atateraniyemo, isengesho rituma mu rugo utarimo, isengesho rituma ku bantu mutari kumwe. Isengesho riragenda, isengesho ryambuka inzuzi, isengesho ryambuka imipaka. Ndaka nkubwire ukennye intwari ikomeye, ukennye intwari ikomeye. Ngo bakennye intwaro zo kurwanisha, bagera ku rwego ngo Sawuli ngo babwiye ngo tujye ku rugamba, ngo ahindukiye ngo arebe abamuri inyuma, ngo asanga bafite ibihosho, abandi bafite impabuzo, abandi bafite amasuka. Kandi ngo ibikoresho bibiri byari bikenewe muri urwo rugamba, ngo ni inkota n'icumu. Ndagira ngo nkubwire ngo mu rugamba rwawe, mu rugamba urwana, niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo urwane intambara nziza. Kristo ni imbaraga zawe, ufata ubugingo aguhaye, azana, haleluya, azana ubugingo ariko binyuze mu bikoresho bibiri, ni mu ijambo no mu masengesho. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ndagira ngo nkubwire ngo wamaze kunyagwa ibikoresho nyakuri, wavunjiwe ibikoresho. None se ntabwo uri kureba imyambaro abantu basigaye bari kwambara, aho umuntu asigaye yambara ubusa kandi yitwa umuntu w'Imana, akajya ahabona aho abantu bamureba akiyambika ubusa. Kandi Bibiliya ivuga ngo ugusha umwe muri abo bana bato ngo icyamworohera nuko ahambirwaho urusyo akajugunywa mu nyanja. None se niba nubwo ntabyo wigeze uvuga ngo nyiteguye kugusha abantu, niba ibyo bintu wambaye byaragushije abantu, ubundi wibwira yuko utazajya mu rubanza rw'abo bantu? Uzarujyamo nta kabuza. Reka nkubwire ngo aho singuhumurije rwose, aho singuhumurije. Kwizera ufite kuraciriritse, imyumvire n'imyizerere ufite iraciriritse, kuko byanga bikunda uzajyana mu rubanza rw'aba bantu wagushije. Kuko Bibiliya ivuga ngo nuko rero uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. We ni Yakobo wabyanditse. None se kuzi gukora neza, ko Imana yakubwiye ngo wambare wikwize, ko Imana yakubwiye ngo ujye uvuga ibikwiriye, ko Imana yakubwiye ngo ugire urukundo rukunda bene data, niki cyakuvanye ku musaraba ugahanga amaso bidafite umumaro? Ufite akaga. Ariko reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gukiza no kubohora umuntu w'Imana. Sigaho, garukira hafi. Ibikoresho wanyazwe, Imana ishimwe yuko igihari kandi cyicaye ku ntebe z'imbabazi, intebe y'imbabazi, yakugarurira ibyo bikoresho kandi ukongera mu mugenzi nyakuri ujya mu ijuru. Imana ishimwe. Hanyuma ngo baragenda, ngo Sawuli ngo agira ikibazo cy'uko ngo nta ntwaro nimwe. Ngo hanyuma ngo abanyagihome b'Abafilisitiya ngo barasohoka, ngo bigira mu nzira nyabagendwa.
ndagira mbabwire ngo urebye abadayimoni birirwa biyamanza hanze aha kandi tuvuga ngo turi abanyamasengesho, tuvuga ngo turi abantu b'Imana, reka da, twaranyazwe, twanyazwe inkota, imbaraga zakubitaga abadayimoni zadushizemo, ariko mbari intwaro, yewe muntu w'Imana, wongera ucana umuriro wa wundi utwika abadayimoni, nurambura ikiganza ugiye gusenga mu rugo iwawe, ijuru ryuruke rigushyigikire, nutera indirimbo gusa igitero kimwe, Imana ivuge ngo ndamanutse kugira ngo ndebe icyo agiye kuvuga, kuko Bibiliya ivuga ngo nanjye nzamanuka ntega amatwi numva icyo avuga, ngo azanyambaza nanjye mwitabe, kuko yamenye izina ryanjye, kuko yankunze akaramata, nicyo nanjye nzamukiriza. Imana ishimwe, Imana yiteguye kumanuka kugira ngo itege amatwi umuntu uyihanze amaso, umuntu uhanze amaso umusaraba, umuntu witeguye kurwana intambara nziza. Ariko mbara imbaraga, ijuru rizaza iwawe, ijuru rizaza gusenya ku kazu k'abadayimoni, ijuru rizaza kwiga ku bibazo ufite, ijuru rizaza gukuraho imigambi y'ikuzimu, ijuru rizaza kukwitamururira, ijuru rizakinga imigambi y'abadayimoni, rikingura amahirwe ku buzima bwawe. Ndakwifuriza kugira ngo wemerere Imana iguhindurira amateka. Ariko ubundi reka nkubwire, ubundi ko uvuga ko uri umuntu w'Imana, ni iki kigaragaza ko uri umuntu w'Imana? Ni iki kikuranga? Ni iki kivuga ko hari ibimenyetso by'uko uri umuntu w'Imana? Ubundi abantu b'Imana bagira ibimenyetso bibaranga, ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, bazirukana abadayimoni bahunge, none abana bawe barara bahebeba kubera yuko wabuze imbaraga. Intwaro zarabuze, ariko ndi kukubwira ngo ambara imbaraga, wongere wambara imbaraga. Mu bintu byatumye Imana ikorana na Eliya, yarahagaze aravuga ngo ubu tuvugana nta mvura nta n'ikime bizongera kugwa keretse aho nzabitegekera. Muri wowe harimo imbaraga zitegeka dayimoni zigahunga, muri wowe harimo imbaraga zirukana imyuka mibi, muri wowe harimo imbaraga zitegeka ibyaha by'uburyo bwose bikagenda. Ndagira ngo mwatureho amagambo akomeye, mwatureho ubudahangarwa, mwatureho imbaraga, mwatureho ubushizi bw'amanga, mwatureho umwuka wo guhamya abantu bari gutinya guhamya, abantu bari gutinya kuvuga Imana n'imbaraga zayo. Ariko weho wumva aya magambo, ukomere kandi ushikame. Kuri uyu munsi wa none Imana ikwagurira imbago mu izina rya Yesu. Imana ibagire neza. Ndagira ngo dusengane, ngo bakene intwaro, ngo Yonatani acomokamo ari umwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ukwiye gucomoka muri izo ntege nke uri umwe, ariko Imana igahabwa icyubahiro. Ngo acomokamo ari umwe, arangije avuga ijambo rikomeye, ngo abwira uwari umutwaje intwaro, aramubwira ngo ngwino ngewe ndashaka ko tujyana. Aramubwira ngo nta cyabuza Uwiteka gukiza akirishije umwe cyangwa benshi. Wabaye muri umwe Imana ishaka, wabaye umwe Imana ikoresha, wabaye umwe Imana ihagurukije, wabaye umwe Imana igiye gukoresha imirimo n'ibitangaza, wabaye umwe wuzuye umwuka wera, wabaye umwe ufite amavuta atsinda abazimu, wabaye umwe ufite umwuka wirukana abadayimoni bagahunga, wabaye umwe utegeka ibintu bigafata, wabaye umwe usengera abarwayi bagakira. Haleluya, Imana ishimwe. Ndakwifuriza ko umwe ariko ufite umumaro, umwe watsinda Bayali, umwe warimbura ibitereko by'abadayimoni, by'amatabaza y'abadayimoni, umwe wahagurutsa imbaga nyamwinshi yari imaze gucogora, umwe watanga icyizere, umwe wasengera abantu bakumva umunezero uraje, umwe wahugura abantu bagahugurika, umwe watanga inama zikagira umumaro, umwe wakwigisha abantu inzira ijya mu ijuru. Ndakwifuriza kuba umwe ukenewe. Imana ikeneye umwe, Imana rero ikeneye umwe, kandi nawe uri umwe. Ndakwinginze fata icyemezo, kandi Yesu akorane nawe aguhindura amateka. Sigaho nubwo wanyazwe intwaro, ariko wakongera ugahabwa intwaro. Imana ikakuzuza amavuta mashya, Imana ikaguha ibihe bishya. Hari aho wavuye uragwa, niko umwanditsi w'Ibyahishuwe avuga ngo nuko rero ibuka aho wavuye ukagwa. Ndagira ngo ubwire ngo hari aho wavuye, hari naho waguye, ariko Imana iragushaka kandi uyikorere ushize amanga, uciye bugufi imbere yayo. Yesu rero abagire neza kandi abamugisha. Murakoze cyane kuko mukomeje kubana natwe. Reka ngira ngo dusenge Imana, mwinginge kugira ngo uce bugufi imbere y'Imana, tubane muri uyu mwanya. Mana yacu nziza, ndasenze kubwo aba bantu bumvishe ijambo ryawe. Intwaro zaranyazwe,
uruganda satani yamaze kurushyiraho, azana intwaro zitari intwaro nyakuri, azana ibisa n'intwaro, arangije abishyira mu bantu. Ubu nibyo bari gukoresha. Abantu bari gukoresha imvugo zidahembura abandi, abantu bari gukoresha imyitwarire itera imbuto mu bandi. Ariko ndakwinginze Uwiteka, ayiwe Nyiringabo Imana, ngwino urengere ubwoko bwawe, ngwino uruhura abantu bawe, kandi ukora imirimo n'ibitangaza, kuko ushobora ibyo abantu batabasha. Urakoze cyane kuko ugira neza, kandi uri umukozi w'umuhanga. Uhindure kandi ureme bitari bihari. Icyubahiro ni kibi cyawe, dore ngucire bugufi kuri Imana yumva gusenga. Izina ryawe nirihimbazwe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo mbakangurire gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu ijambo ry'Imana, uko umwuka adushoboje kumva hari icyo twashyira aha ngaha. Ntago dupfa kuza gusa, tuza twafashe igihe cyo gusenga kugira ngo Imana iduhe ibikwiriye mu gihe nk'iki ngiki. Ndakwinginze rero ukore subscribe kugira ngo tujye tubana, kandi ibyigisho byacu bikugereho mu gihe gikwiriye, kandi noneho tubane ibitekerezo byanyu ndetse n'inama tuba tubikeneye. Yesu rero abagwe neza, turakunda cyane. Shalom shalom.